nababwiye kenshi ko nkunda gutembera ahantu hatandukanye kugira ngo ngirane ibiganiro n'abantu batandukanye mu rwego rwo kubarinda irungu, mu rwego rwo kugira ngo mumenye amakuru nanone atandukanye kandi ajyanye n'imyidagaduro, yaba muri filime, yaba mu muziki, gospel n'ahandi hose tugerayo. Uyu munsi rero ndi kuri office cyangwa se ndi mu kazi k'umugabo witwa Alexis Dusabe. Umeze neza? Yego muraho Emi. Gira ubuntu bwo kongera guhura nawe. Murakoze nanjye nuko. Nibaza ko mpagarariye abakunzi b'umuziki wa gospel benshi bakubuze. Bon. Ntago nabuze byo kubura ariko nyine aho nsanze niho nsigaye mara amasaha menshi. Ni akazi, ni umurimo, ni umuryango. Mbese nahangaha ndibuze ko ntago babyoroshye ariko ndahari mbese. So reka ntari nagera hano kuko ni step by step, ntari nagera hano ku kazi. Reka nsubira inyuma gato mu muziki. Ubundi Alexis yinjiye ryari mu muziki? Watangiye umuziki ryari? Natangiye uri umuziki kera kuko mu myaka 12 nacurangaga piano. Nari naratangiye gucuranga piano. Nkunda kuririmba. Hanyuma nyine kugeza ubu. Indirimbo ya mbere wayisohoye ryari Alexis? Indirimbo ya mbere buruzi ko ejo bundi nibwo umuntu yampaye turirimbo naririmbye kera umugabo bita Michel Wake Up. Numva ngize isoni zo kudushyira hanze ariko nutwakera mbere y'ibihumbi 1998. Watangiye kujya muri studio? Nari natangiye kujya muri studio. Izo ndirimbo ndazifite ariko mbese naravuze nakakajwira. Okay. Ndavuga ni oya. Hari igihe umuntu aba yikishakisha atangira indirimbo n'10 ziragera na album zikarenga. Wowe indirimbo ya mbere yamenyekanye umaze gusohora zingahe? Indirimbo ya mbere naririmbye abantu bakayimenya ni Mfite Umukunzi utuye inyuma y'ibicu. Iyo nayisohoye mu 2000. Ndumva ariho yahise hanze. Ni indirimbo ivuga kunesha kwa Yesu Kristo, intsinzi no kuzuka kwe kunyanesha Satani, ari naryo zingiro ry'ubutumwa bwiza. Urakoze rero guhera mu 2000 kuzamuka. Alexis Dusabe aragenda, Alexis Dusabe gospel nyarwanda na Alexis Dusabe igiterane kitarimo Alexis Dusabe ntikireme. Bon, byose umuntu afite intego n'ubutumwa bwiza. Tumeze nk'abagaragu bafite shebuja bakorera, niyo mpamvu dushyiramo umwete n'imbaraga bingana n'urukundo tumukunda. Yego. Hari igihe cyageze abahanzi bo muri gospel banyuranye baravuga ati aha nta mafaranga arimo, reka tujya hano amafaranga. Alexis, kuki wakumye muri gospel cyane kandi wari umustar ukomeye? Bon, nibaza ko nuwampropose amafaranga ngo njye ndirimba ubutumwa bwiza ntago nayemera yaba mpenzi. Impamvu nuko uwo mwami nyine nakubwiraga Yesu Kristo dukorera dutegereje azatugororera ibiruta amafaranga. Ubu rero niba ntekereje ko najya ndirimba ukampemba amafaranga waba umpenze cyane. Naba mpenzwe. Mpitamo gutegereza igihe cy'ibihembo nubwo gishyize kera cyangwa se sinzi igihe yabigenye ariko igihe azazira azaduhemba. Numva mfite ibyo byigereje cya gihe. Ntegereje icyo gihembo kiruta iby'isi byose. Ni byiza gukorera Uwiteka. Ndanabizi kuri umwe mu bahanzi rimwe na rimwe bagiye bigomwa byinshi ako nk'ibitaramo bya byose biba ari ubuntu ahari. Aho mperuka biri uretse n'ibitaramo n'indirimbo zanjye uzishaka zibonera ubuntu. Ntago ujya ugurisha ibihangano? Njye mbicuruza. N'ibitaramo umuntu ashatse kugutumira mu gitaramo nta usibye wenda ka transport? Ubu mfite transport yanjye kereka wenda umfashije nyine byo gufasha kugira ngo ntajya kurengera. Nta kiguzi nta na kimwe ariko nabyo bigomba kuba bifite uko byubakitse atari ukuvuga ngo ubwo nta kiguzi reka tumutumire. Bigomba kuba ari ibintu bitondekanyije neza. Kuva mu 2000 rero Alexis Dusabe izina rirakomeye, uza kugeraho usa navuga ngo ntago nzi niba ari ugucika intege ako usa n'ugabanyije umuvuduko mu muziki. Byagenze bite? Bon, ngira principe cyangwa se ihame ry'uko ngira igihe cyo gusa nk'uwisubiramo. Icyo gihe gifata igihe kwitekerezaho, kureba ibyo mvuyemwo, gutekerezaho ngiye bishobora gufata imyaka 2, 3, 4. Yego, nk'ucecetse ariko ari nawo mwanya wo kongera gushaka izindi ndirimbo ziva mu gusoma ijambo ry'Imana no gusenga no kumva mbese kwitega amatwi ngo numve icyo nkwiriye kubwira abantu.
ubu rero nubwo nyuma y'imyaka igera kuri 5 ndimo ndakora indi album. Nyuma y'imyaka 5 wituriye? Yego, ndimo ndakora indi album yamaze gutangira gusohoka. Iyi album yitwa nanjye nzazuka. Nanjye nzazuka. Ni ukuvuga ngo Yesu yarazutse, nanjye nzazuka. Hamaze gusohoka indirimbo zingana. Ni ukuvuga ngo nimpfa ntimuzagira ingorane, ntimuzarire, muzanezerwe, hanyuma kuko nzagaruka. Hari ako kantu kantamatsiko, hari abantu benshi bakubwira ati nimpfa ntimuzarire, nimpfa ntimuzababarire, ahubwo muzatarame, muzanywe mwishime. Nanjye byakagenze gutyo, muzanezerwe kuko nzaba ntashye mvuye mu miruho y'isi, kandi nzagaruka. Nzagaruka. Nishimwe ko n'ibihangano wakoze ntago bizaba bigiye. Ibyo bizasigara, muzasigara mubyumva, ariko nyine niko ibihangano niko bikoze, bihoraho. Umuhanzi ntapfa asinzira. Ubwo rero Yesu yarazutse, nanjye nzazuka. Kuri album amaze gusohoka indirimbo zingahe? Maze gukora izigera muri enye. Zarasohotse? Hamaze gusohoka ebyiri cyangwa eshatu zimaze gusohoka. Album urimo urayitunganya neza? Urayitunganya, sinzi niba ari defo cyangwa se ari karite, nkora ibintu bukeya, birimo biragenda biza buhoro. Yitwa Bugingo. Wayisanga kuri YouTube, iriho, kajya muri YouTube channel yanjye Alexis Dusabe. Yego, ukakora subscribe, hanyuma ukazibona izo ndirimbo. Harimo yitwa Bugingo, hari indi yitwa Imana y'ibihe. Mbese ujya uhamiriza ko wizera mu bisubizo uguwe neza no gutambutsa ishimwe. Ngiye gushyiraho n'indi bita Itabaza ryanjye. Yego. Urateganya kuzayimurikira abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki wa gospel muri rusange? Ndabiteganya, kandi nkazabikoreraho umuntu wese azaba afite uburenganzira bwo kugera nta kiguzi. Yego. Sawa cyane. So umuziki wo ubwo mpise numva aho ibyo waruhugiyemo n'igihe wafatiye umwanya. Reka nsimbuke ku bundi buzima. Uyu munsi urubatse, uri umupapa, ufite umugore n'abana bangahe? Mfite abana 5. Wakoze famiye ryari cyangwa warongoye ryari? Muri 2007. Gatandatu z'ukwezi kwa mbere 2007, mbana na Karine Ingabire, kugeza uyu mwanya dufitanye abana 5. Sawa cyane, kandi ni n'umugisha, abana n'umugisha, famiye n'umugisha. Itandukano rya Alexis Dusabe w'umusore n'umugabo, kugira ngo n'abakiri batoya mu buhanzi hari impanuro bakuramo. Bon, iyo igihe kigeze ni byiza kuva mu busore ugashaka, kugira ngo nutanahari uzabe hari abaguhagarariye. Yego, nibaza yuko igihe cyo kuba muri iyi si cyanjye nikirangira, byari byose hari umuryango uzasigara, hari abana, biba ari byiza cyane. Cya kabiri, urugo rwiza rwubaha Imana. Niba ushaka kugira urugo rwiza, witoze kubaha Imana. Niba uri umusore utekereza ko ukwiye kuzagira urugo rwiza, no kubaha Imana. Niba uri umukobwa ushaka kuzagira urugo rwiza, no kubaha Imana. Byiza cyane. Abasore benshi bakunze kugira ikintu kibagora cyo guhitamo uwo bashaka. Ugasanga umuntu aravuga ati ariko nshaka wa mwana uzashaka, ariko se nzahera, agasanga afite wenda n'abakobwa benshi bamukunda nawe akunda, ako shuwa yo kuvuga ngo ndashakuye ikagorana. Alexis, gira inama bagira. Bon, ni ikibazo gikomeye kuko biva ku mahitamo y'abantu batandukanye, ariko jewe nabanje gukunda. Nabonye Karine ndamukunda, ngira n'iki cyo gusenga Imana, hanyuma ndagenda turabazanya, ndamubaza, numva nta ngorane. Yego, ubwo rero inama nkuko nari ndiho mbivuga, iyo gubaha Imana
kuko inama nayigira abubaha Imana. Utubaha Imana adakijijwe nta nama numva mfite namugira, keretse nyine kuza agakizwa hanyuma izo nama zikazamufasha. Ariko umuntu ugeze ku gihe cyo gushaka, icya mbere ntazabuze umutima we gukora. Umutima urakunda, ariko kuba kandi ushobora gukunda benshi, 2, 3, 4 ufite liste yabo. Iyo bimeze gutyo rero ugira igihe cyo kwitegereza, gutuza, kwitegereza no gusenga Imana, hanyuma ntubura wawe muri abo ngabo. Hari igihe ushobora kuba warigeze kugira umutima uhagaze cyangwa umutima urehareha kuva muri gospel, byigeze bikubaho? Oya, nta na rimwe. Nta na rimwe byigeze naho abandi bose bavamo, naho bose bashiramo, nasigaramo, naho kandi bavamo bakagenda bagakira bakaba abamiliyarderi kubera bavuye muri gospel, nta na kimwe cyankurura, nta na kimwe rwose. Kandi uko ni ukuri ku mutima wanjye. Ntabwo wigeze uhura n'ibibazo wenda ko amafaranga abure, uvuga utaye ku bundi Imana ibi bintu mbamo bitarimo amafaranga koko bine? Bon, natangiye mbikubwira, umpaye amafaranga ngo ndirimbire Yesu waba umpenze cyane, nayaguta mu maso. Ariko umpaye ubugingo bw'iteka nakuririmbira nkanakuririmba. Umpaye amahoro yo mu mutima nakuririmbira nkanakuririmba. Unyijeje yuko nimpfa nzazuka nakuririmbira nkanakuririmba. Ubwo rero sinzi ikiruta ibyo ngibyo. Good. Reka noneho nimuke aferi z'inyuma ndazirangije, ngarutse hano twicaye ni muri business yawe yitwa Kadi Shop. Nabonye inkoko, nabonye amafi, nabonye amagi, nibyo ucuruza? Yego, hano turacuruza amafi, inkoko, spesialement dufite amafi mazima mwayabonye, uza tukayikubagira yari ikiri nzima. Ariko ushatse kwitwara ari nzima n'ubundi turayiguha ukayitwara ari nzima ukajya kuyicira wowe ubwawe. Abantu benshi rero batinya uwo murimo wo kwica, nanjye narabitinyaga, ariko nta cyaha kirimo. Turayigutunganyiriza, tukayoza, tukayimeresha neza, ukagenda ujya guteka, ukagenda ukaranga. Yego. Inkoko zo ziza nyine bazi kubera ikibazo cy'isuku. Nazo ziba zatunganirijwe mu kiraro, bakazibaga, bakazikuraho ibintu byose bibi, hanyuma bakazituzanira. Nizo mwabonye tuha abantu ako zikiri fresh. Ni sawa cyane. Nabonye hano hantu ni nyuma gato yo kwa King James, ku iduka rya King James. Nawe ntacyo reka muvugire maha, ni umuturanyi kandi ubanza ari we wahaje nyuma, ntiwaje uvuga uti narahamusanze. Ndumva yarahageze mbere yacu. Yego rwose. Ntiwavuze uti iriya nyubako reka niturane na King James? Bo, narahageze ndahamusanga, turishimirana. Ndavuga ni hariya hari uririmba indirimbo zindi, nanjye nkaririmba izindi. Nkaririmba iza Yesu Kristo, akaririmba iz'urukundo rw'abantu. Ubwo nyine turabaturanyi beza. Shop yawe iri Nyamirambo, of course byumvikane. Hano kuri afase na Saint Andre, hano King James afite alimentation yitwa Mango. Ni inyuma yayo hari Kadi Shop, uzahita wabona amafi meza. Nahoze nyabona ati nge by the way bajya babimenya ko ndi umworozi, biranyorohera kumenya ibintu byinshi. Urabyumva kurushaho, urabyumva cyane. Uzi ko amafi mazima, akiri mazima, agira ubuzima nyine, nta ngaruka zindi. Hari indwara tujya twumva ngo bita gute kubera wari ifi nzima, nta ngaruka n'imwe. Mbese basigaye banavuga yuko inyama z'umweru nta ngaruka zigira ku buzima nka za nyama zitukura. Yego. Ni sawa. Ubucuruzi rero bw'amafi n'inkoko bwaje gute kuri Alex? Bon, ntabwo byadufasha igihe kinini. Nabanje gukora mu kigo cy'ubwishingizi, aho nari maze imyaka 11 nkora. Kora mu kigo cy'ubwishingizi? Yego. Hanyuma habaho igabanywa ry'abakozi, ngira ibyago cyangwa se amahirwe, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Njya muri liste y'abasezerewe. Ntabwo nacitse intege. Naravuze nti ntabwo ncitse intege, cyane ko nizera Imana n'imbaraga no kugira neza kwayo. Ndakomeje. Nibwo twagize iki gitekerezo rero, dufata iyo risk
we na madamu na madamu tuba turi kumwe nuko ubu yagiye mu yindi mirimo. Turaza rero dusaba iki cyumba tutangira buhoro buhoro bigoranye pe, ariko nubwo bikigoranye ibyo ari byose ari intambwe tumaze gutera kandi biri kuza biriho biraza. Turashimira Imana. Imana ishimwe cyane ko bimeze neza. Umaze igihe kingana gute? Ubu tumaze umwaka turi hano. Umwaka mukora bino. Iyo umwaka ushize ushobora kwiyevariwa, ubona noneho wagusubiza muri cya kigo wasubirayo baguhamagaye batarexing. Oya, kwikorera ni byiza, harimo inyungu nyinshi. Iyo utari bwaye kwaya ukumva ko ukwiriye kuba umuntu uri discipline ku mafaranga makeya cyangwa menshi, mbese ukagira ubuzima bugororotse bumeze neza, kwikorera ni byiza. Ni byiza rwose. Nakangurira aba jeune gushyira imbaraga mu kwikorera, gutekereza icyo bakwiye gukora, kandi turi mu gihugu gifite opportunity. Turacyari mu gihugu, iyo umuntu yize gutekereza neza, sekiteri zo gukoreramo ziracyari nyinshi. Hari ubworozi bw'amafi nk'uko twabivugaga, hari ubworozi bw'inkoko, ibyo byose bizana amafaranga, ntago bisuzuguritse. Umuntu ufite doktora yabikora, umuntu ufite lisansi yajya korora akajya abona ibifaranga byinshi. Guhinga, wahinga, ubu rwose ntuzatangara igihe kimwe uzansanga mu kiraro ndimo ndasohora amatotoro y'inkoko, kandi ejo mfite concert kuri Serena. Byaba rwose nta ngorane byaba binteye. Saka amafaranga ubundi ukajya gutarama cyane. Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bwinjiza n'amafaranga menshi by the way. So Alex, turimo kugana ku musozo, ntago biri bukuvangire mu ivugabutumwa ryawe, kuko usanzwe unigisha ijambo ry'Imana, usanzwe uri umuririmbyi wa gospel, ntago biri bukuvangire guhuza akazi n'izo gahunda. Oya, ubu ngubu ahubwo ibi bigiye gutuma mbikora neza. Kubera yuko ndafatira urugero kuri Pawulo muri Bibiliya, yagiraga igihe cyo gukora. Bavuga ko yabohaga amahema, hanyuma ayo mahema nibaza ko yagurishaga, akabona amafaranga amuhesha itike aho yabaga agiye kuvuga ubutumwa, akabona ibyo kurya, akabona uko acumbika muri hotel, mbese ntagire icyo aremereraho abantu. Nifuza kugera ku rugero rwo kutagira umuntu n'umwe ndemerera, ahubwo byose nkajya mbasha gukodesha ibyuma by'umuziki, nkajya mbasha gufasha abacuranzi baba baje kumfasha n'ubundi, mbese nkabasha kugura amazi yo kunywa, nkabasha gushyira essence mu modoka tukajya bunaka, nta muntu ndemereye. Numva nshaka kugera kuri urwo rugero, kandi biturutse mu kwikorera. Ni ukuvuga ngo kuwa gatandatu ku cyumweru ni ibitaramo, kuwa mbere kugera kuwa gatanu ni akazi. Yego, hane gufashe kandi bizagende neza. Turimo kugana ku musozo rero, gira ubutumwa ugenera urubyiruko, gira ubutumwa ugenera abakristo muri rusange. Mw'ibi bihe bitoroshye bidusaba nanone kwihangira imirimo, kuko abakozi baragabanyijwe, aho batagabanyijwe abandi barasezerewe, aho batasezerewe amafaranga yabaye make. Donc gira ubutumwa bagenera. Icya mbere ni ukudacika intege ku basezerewe mu kazi, ku rubyiruko. Ndabizi nanjye nkiri muto narebaga imbere nkabona n'umwijima. Ndabyibuka hari igihe navugaga ati bizagenda bite. Iyo ni etape y'ubuzima, ariko ujye uvuga uti ubwo runaka byakunze, uzi byakunze kandi nawe yarabanje mu buzima bubi, nawe bizakunda, kuko Imana ye niyo Mana yawe. Ni Imana yo mu mwijima mwinshi, ni n'Imana yo mu mucyo mwinshi. Ibyabaye bibi Imana iraza ikabigira byiza. Ubwo rero kuyiringira ni byiza ku basore n'inkumi n'abantu bose, surtout muri ibi bihe bibi. Turi mu bihe bibi cyane ku buryo ibyiringiro bisigaye ku Mana honyine. Nta kindi kintu wakwiringira keretse kwiringira Imana. Abakristo ndababwira yuko ari igihe cyo gukanguka no kuba maso no gukora. Nkaboneraho kubwira n'abahanzi bagenzi banjye baririmba, nabo numva njya mbagirira ubutumwa, nibajye gukora. Ajye kuririmba ariko ajye no gukora.
ndaza kugaruka, hari agace gatoya ntagenda ntabusangije abadukurikira kuri Alexis Dusabe. Alexis Dusabe mu bwana cyangwa se duhere kugira abantu bakumenye neza kurutaho, kuko abenshi tukuzura umuririmbyi, tukuzura umukozi w'Imana. Wavutse ryari, wavukiye he? Ntabwo njya sinjya mbikunda mbibwira abantu twegeranye atari kuri televiziyo. Hari ibintu bimwe ntakunda guparataja n'abantu, cyane cyane biri mu bwana bwawe, ubutoya. ubona bishyize inyuma ko nari mbizi ko hari ibintu mbese nirinda, kubera ko tuganirize gato noneho reka ibyo tubireke, kubera ko n'uburenganzira bwawe, by the way, tugomba no kubwubaha. Iyi ni decision umuntu aba yarafashe. ari bibi, ariko hari igihe ushaka ko bibwira umuntu vizavi kugira ngo bifashe uri kubwira ubonye. Anifuje gufasha benshi cyane, ariko ntacyo niba ari icyemezo. Nshaka azaze tuganire, Murangiye adresse cyane. Na telefone yanjye ndayibaha icyo bikoze, abashaka gukora ko twajya tubagezaho n'amafi na business bari kugisha inama. Telefone y'umugani niba uyitanga, ushaka amafi, ushaka inkoko, wiyicariye mu rugo turabikuzanira. Icyo twari twibagiye kukivuga, ariko cyane nzanira ifi Alex, aba ari nawe uyizana nkayikuzanira nambaye itaburiya. Yego, wabishaka ndayikubagirira mu maso. Umuntu yaguhamagara kuri iyo nimero cyane y'akazi 07, ya ni nimero yanjye, ni ngira imwe yonyine, 0788 30 niya madamu ni 0783 37 tukakugezaho amafi, tukakugezaho inkoko aho waba uri hose. Yego, izo nimero nuburamo imwe ukeneye ifi nziza original cyangwa inkoko nziza, ndavuga ngo ni original ikiri fresh, hamagara izo nimero. Nuburamo imwe ubwo zabahombye, ariko nawe niba ushaka kurya neza, hamagara izo nimero bakuzanira ifunguro ugubwe neza. Ibiciro byo baraza no kubibereka, biri hasi. Ifi ya 3,800 ifi nyarwanda. Nese wungukira he ko numva ukorera Imana? Bon, inyungu yo twirinda kwifuza cyane no guhindagura. Turi mu biciro bitagoye abantu rwose, ni ibiciro bitagoye abantu, bitariho no kwifuza. Sawa cyane. Ikibazo cya nyuma nshaka kukubaza, hari pariti ubwo nasimbutse. Ukomeye mu Mana cyane kandi ni na byiza, urumwe mu bahanzi nzi ba gospel imyaka myinshi, ako bakomeye ku Mana, even no mu kazi gasanzwe ukagakora, ariko uri mu Mana. Alex, gukizwa, urugendo rwo gukizwa rwawe, cyangwa wavutse usanga mu muryango muri abakizwa? Oya, ntabwo iwacu bari bakijijwe, nanababuze kera. Nakijwe mfite imyaka 17. Yego. Mbere wari Alex usanzwe urumva cyari igihe cy'ubusore, cya adolescence, ariko nkumva muri jewe hafite ubwoba bw'ahazaza. Ikiringiro rero nakibonye mu gukizwa. Nkimara gukizwa, umuntu wambwirije ubutumwa arambwiye ngo ubuzima bwawe burahindutse, warebaga muri iki cyerekezo, ubu ugiye mu kindi cyerekezo. Mbese wajyaga ku irimbukiro, ubu ugiye mu bugingo bw'iteka, kandi n'ubuzima nabwo burahindutse. Kandi niko byangendekeye, kuko iyo ntaza gukizwa mba ndi umunyamibabaro myinshi. Ni iki cyari kugutera imibabaro? Aho nari mvuye, aho nari narabyo nabagamo, byanyerekaga yuko imbere nari kuba umunyamibabaro, nubwo nari umunyamuziki, ariko ubwo wenda nari kuzavamo umudroge, kuko numvaga nta kintu ntinya. Icyo gihe wanywaga inzoga n'ibindi? Nari naratangiye, nari mu itangira ryabyo. Imyaka 17 wamugana uri gutangira. Ubutangira. Ngubu usigaye umwe ibiyobyabwenge n'inzoga nyinshi. N'utwana hirya no hino. Ubu ufite abana benshi hirya no hino. Ubwo rero ibyo bintu urumva bari ubuzima bubi. Niki cyatumye ufata icyemezo cyo gukizwa? Niki cyakubayeho ukavuga uti no, enough is enough, ngiye gukizwa? Oya, nta kitangaje, ni decision nafashe nafashe icyemezo ndavuga nti ngiye gukizwa nta kintu cyabaye. Bambwirije ubutumwa bwiza, uri mu rusengero bongeraho imbaraga, ndapfukama ndihana ndakizwa. Kuva ubwo ngubwo numva ntangiye ubundi buzima.
ngira ngo rero na Alex Dusabe twe turi kuganira n'umwe mu bahanzi badakunda kugaragara henshi wabona ngira ngo adusangije ku buzima bwabo bwo gukizwa yaba ubuzima bw'umuziki yaba ubuzima busanzwe ndetse na business arimo naho kwiga ni wowe wigiyemo byinshi habwirwa benshi akumva bene yo nawe niba wumva hari inzira imwe muzo yanyuzemo wanyuramo n'uburenganzira bwawe twe tukoze no kugusangiza ku buzima bwa Alex Dusabe. Alex wakoze kutwakira. Yego namwe ndabashimiye kudusura Yambi TV. Njya nkunda kugukurikira nkabona ni ibintu byiza rwose kuba mwadutekerejeho mukadusura n'ikindi gihe karibu. Akoze cyane kandi nibukitse ko ntago ari henshi uzakora ibiganiro bya Alex Dusabe banza ibiganiro udakunda kubitanga cyane. Ubu nyine nta mpamvu yo gukomeza umuntu aba mu bwihisho cyane ariko nzajya ngira igihe numva mfite icyo nk'abantu nzajya wumva ngo uhamagaye cyangwa se ngo usange icyo umuntu yaha abantu yakibaha kubw'ineza ya bose. Haje n'ubundi buryo bwinshi wanabinyuza kuri ya channel yawe ukaganiriza abantu byose birashoboka. So Alex wakoze reka nkore kujye mu kazi. Murakoze cyane.